Hello friends, ndabasuje nanone kandi mbahaye ikaze ahangaha. Niba ari ubwa mbere umbonye cyangwa se ubashije kuba wabona no video, ndi umwarimu wa technology, nigisha ibijyanye na telefone, uburyo bwo kwikoresha neza ndetse no kwibyaza umusaruro no gukemura utubazo tumwe na tumwe telefone igigira ugasanga ujya gutanga amafaranga kugira ngo babe babigukorera. Ahangaha rero kuri mu bibero wacu tubyigira ubuntu. Nta kintu usabwa usibye kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kugezwaho amasomo ntanga umunsi ku munsi. Nitwa Jix cyangwa se Aga ku bantu banzi ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, kubera ko dukunda kunyuzaho amasomo menshi agiye atandukanye. Mbere ko dutangira rero nagira ngo mbanze nkumenyeshe ko kwa Kevin Shoes tubafitiye inkweto z'amoko yose aturuka hirya no hino ku isi azaniwe abanyarwanda. Tubafitiye inkweto nziza zigiye zitandukanye, by'umwihariko abakobwa n'abamama. Tubafite inkweto nziza, inkweto z'ibirori, inkweto z'amoko yose utapfa gusanga ahandi, by'umwihariko iyi bari caguha. Inkweto nziza, ya nkweto wambara wasohokana n'umukunzi wawe akabona ko uri smart kandi uberewe, bityo agakomeza kugukunda kurushaho. Nandi wazisanga rero usibye kwa Kevin Shoes dukorera mu mujyi wa Kigali City Plaza aho bita mu Gikari. Wifuza inkweto nk'ingi cyangwa se na wifuza kugezwaho inkweto, ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero iri kuri screen 079 22 38 614. Twandikire hanyuma uze nawe tukwambike use neza nk'abandi bose. Okay. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo hari uburyo abantu benshi baba bafite telefone ugasanga arayicaginga ntiyuzure. Hari system rero utaba warafunguye ukimara kuyigura, cyangwa se ugasanga hari system wigeze gufungura ukazifungura nabi muri cya gihe uri gucokoza telefone ugashituka hari akantu koze ariko kakazaza kukugeraho ingaruka utabizi. Ukajya ucaginga telefone yawe kugira ngo yuzure ijyemo 100% ikajyamo 95 cyangwa se 80%. Uyu munsi rero nibyo ngiye kukwereka. Iyi ni part 1 kugira ngo msa nk'ubigusobanuriraho gake. Part ya kabiri bukurikira ndaza no ngusobanurira nkwereka n'uburyo izo setting wayifungura kugira ngo uhe uburenganzira telefone yawe kujya ibikora. Turahera n'uburyo bwa mbere kubera yuko hano hari igitabo gikubiyemo amasomo yose tubasha kubigisha. Ahangaha rero uburyo bwa mbere ndibasha kukwigisha ni uburyo bwa maximum. Maximum ni uburenganzira wa telefone yawe aho ishobora kuba yagarukira, ni nk'umupaka ubasha guha telefone yawe. Maximum mu gihe wanyuze muri setting hano hari ijambo bita maximum. Maximum ni uburyo ubasha kuba acceptinga telefone yawe ukavuga ati telefone yanjye ndi gushaka ko izajya igarukira ahangaha. Niba wenda urugero ugiye muri application ukavuga ati application ishyizemo isaha nzajya nyiviramo, iyo saha yagigera telefone igahita ibikuramo automatically. Bitazbi rero no maximum nayo ni uburyo ni nk'umpaka wa telefone yawe ukavuga ati urugero telefone yanjye sinshaka ijye yuzura 100%, ndashaka ko ninzajya charging izajya igarukira kuri 90. Iyo setting rero abantu benshi hari uburyo bayifungura, ariko niba warabikoze cyangwa telefone yawe niba bijya bibaho ugasanga ntabwo igicaginga vuba ngo yinjize ijyemo umuriro yuzura 100%, uyu munsi niba ko akanze subscribe kugira ngo isomo rya kabiri rya part 2 ry'iri somo twize uyu munsi rizakugereho hanyuma nawe ubashe kuba wabyikorera. Okay. Ubundi buryo bwa gatatu ubundi buryo bwa kabiri turi bukore ni uburyo bwa replace cyangwa se uburyo bwa replace on basic cyangwa se standard. Basic rero bono niyo ya system tuzigiramo uburyo bayifungura kugira ngo telefone yawe ijye yuzura 100% mu gihe wayicaginze. Basic ni uburyo nyine telefone iba ifite system iyemerera kuba yakuzura 100%. Niba no masomo cyangwa se ikintu kiganiro dukoze ukibonye gisharing inshuti yawe, hanyuma uza no kugira ikintu kivugaho muri comment kugira ngo tujye tubasha kwikana byinshi bijyanye na telefone zacu ndetse n'uburyo kuzibyaza umusaruro. Ngiye mwabanaga niyita Jix cyangwa se Aga, hanyuma komeza kugira ibihe byiza.